nawe waba umutagatifu, erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ikaze ku kiganiro ibirari by'ubutagatifu, dukomeza gusubiza ibyifuzo by'abakunzi b'iki kiganiro. Natekereje cyane ko twaganira kuri Mutagatifu Nikola wa Mira, ntekereza abitwa ba Nikola, abitwa ba Nikola, ariko cyane cyane kuko Mutagatifu aherutse kwizihizwa ku itariki 6 z'ukwa 12, kandi akaba ari Mutagatifu uzaduherekeza no mu minsi mikuru ya Noheli, mu gihe tuzaba tuvuga Père Noël. Ndaza kubivugaho. Ese Mutagatifu Nikola wa Mira ni muntu ki? Ni umutagatifu wavukiye mu Bugereki ahitwa Ipatare mu mwaka wahagana muri 270. Murumva ni kera. Akaba yaritabye Imana Myre muri 343. Hamwe n'abandi bashumba ba Kiliziya, abepiskopi 318, nawe yitabiriye konsili y'Inise, yari igamije cyane kurwanya ubuyobe. Kimwe mu byari bigamijwe harimo kurwanya ubuyobe bwari bwaradutse mu ba Kristo, butewe n'uwitwaga Arius, bwaje kwitwa Arianisme. Bwavugaga yuko jambo w'Imana twemera nka Yezu Kristo wigize umuntu, witwa jambo w'Imana akigira umuntu akitwa Yezu Kristo, agafata umubiri mu nda ya Bikira Mariya. Mu ndangakamere muri turavuga ngo yarabyawe, ntiyaremwe, asangiye kamere na se, niwe byose bikesha kubaho. Mbese ni Imana ikomoka ku Mana, n'urumuri rukomoka ku rumuri, Imana nyakuri ikomoka ku Mana nyakuri. Arianisme rero ntabwo ari kibyemera, yavugaga ko ntabwo yabyawe na data mu buzira ntangiriro, ahubwo data, Imana data yaramuremye nkuko yaremye abamarayika n'abantu. Hanyuma rero urumva ko icyo gihe bahita banahakana ko nyine adahuje ubumana na se. Urumva rero ko ntabwo byari bihuje n'ibyo twemera. Tuzi neza ko no mu Ivanjiri ya Yohane atangira ati mu ntangiriro jambo yariho, kandi jambo akaba kumwe n'Imana, kandi jambo akaba Imana. Bwari ubuyobe rero. Ikindi turi buvuge kuri Mutagatifu Nikola uyu wa Mira, kuko hari n'abandi ba Nikola tuzagenda tubona nka Nikola wa Fluwe, hari n'abandi bagiye baba witwa ba Nikola. Uyu rero turi kuganiraho turamwizihiza muri iyi minsi ya Noheli. Akaba rero yaravutse kwa ababyeyi. Papa we yitwa Ephemius, yari umukire cyane ariko wubaha Imana kandi ukunda gusangira n'abakene, yari uje ubugwaneza n'urukundo. Mama witwaga Anna nawe akawuko, ndetse we akaba na mushiki w'umwepiskopi nawe witwaga Nikola. Urumva uyu Nikola turi kuganira afite nyirarume nawe bitiranwa wari umwepiskopi. Yaje no kumusimbira rero kuri iyo ntebe y'ubwepiskopi, nawe aba umushumba wa Mira nyuma yuko nyirarume amaze kwitaba Imana. Nikola uyu nguyu yakuze yitoza imigenzo myiza kuva akiri mutoya, cyane cyane bavuga ko rwose ikintu cyitwa kwigomwa amafunguro, kwigiriza ubusa, yitangira umwana muto cyane. Muto cyane. Sinzi niba mujya mwibaza impamvu usanga abatagatifu akenshi barangwa n'ibyo bikorwa byo kwigomwa. Wagira ngo kwigomwa nayo ni inzira rwose igana ku butagatifu. Nikola rero aho ababyeyi bamariye kwitaba Imana, nyine yamaze kuba imfubyi, bamusiye ibyo bintu byose by'uwo mutungo bari bafite. We rero abibaho, abyitagatifurizamo, abisangira n'abakene. Yari umuntu ugaba, utanga. Ikintu azwiho cyane, inkuru yamuvuzweho cyane muri ubwo buryo bwo gutanga, ni urugo bari baturanye rw'umusaza wari warapfakaye. Umugore amusigira abakobwa 3, barakura baba inkumi, babura abagabo pe, baragumirwa. Hanyuma bimutera agahinda. Ubundi tuzi ko umukobwa akurira gushaka gushyingirwa, agakubaka urugo, kandi akagera mu cyubahiro bamukoye. Icyo kintu cyo kutagira rero inkwano batangwaho cyahibazaga umusaza, ndetse hari na bamwe bavuga yuko abakobwa be bari baratangiye n'uburyo no kwicuruza kugira ngo babone imibereho. Nikola biramubabaza,
hanyuma icyo yakoze ni iki? Yarabakoye bose uko ari batatu, yahaye inkwano se kugira ngo abasubize icyubahiro, kandi iyo nkwano ituma bongera kubaho ubuzima bwihesheje butarimo kwandagara. Icyo ni igikorwa cy'urukundo gikomeye, ni nacyo gituma bamuragije abakobwa bategereje gushaka. Kiliziya imuduha nk'umuntu twakwiyambaza mugira umubyeyi ufite abakobwa bategereje gushinga urugo kubera iki gikorwa cy'urukundo yakoze. Amaze rero kuba umuntu umaze kuba igihame ukuze, ubu ni ubukristo bwe urumva bwarigaragazaga. Nyirarume niwe ubwe wamwihereye isakaramento ry'ubusaserdoti, ahita amushinga monasteri yari aho hafi Mira kugira ngo ayibere umuyobozi wa roho. Aho rero nyirarume amaze kwitaba Imana, diyoseze abandi bashumba bakiza bari aho hafi niba bahise batekereza bati ngwino umusimbure ku nkoni y'ubushumba. Arabyemera, araza. N'ubwo bose bumvaga bimugoye, abantu bicisha bugufi ku gufata imyanya y'ibyubahiro nk'iyo hari igihe banza kubagora, ariko yabikoze neza cyane. Icyo gihe cyari igihe kirimo intambara y'ukwemera cyane, kubera idini rya gikristo cyari kitarakora cyane, umva muri za 200 na 300 hari hakiri kare ngo ubukristo bukuze nk'uko bukuze ubu ngubu. Abantu rero bagisenga ibigirwamana ari benshi. Mutagatifu Nikola wa Myre rero ari mu bafashije abakristo gutsinda rwose ingeso yo gusenga ibigirwamana no kugaburura abayoboke. Abarisenga ibigirwamana batari barigeze babatizwa barabatizwa. Bavuga ko ikigirwamana yakunze guhangana nacyo cyitwa Diane, bakundaga gusenga basaba imigisha yo kweza. Rero ngo yahiritse intambiro zacyo, yigisha abari bakiyobotse Imana nyakuri, kandi baramwumvira barayoboka. Uyu mutagatifu arumbutse ku bitangaza byinshi. Igitangaza cya mbere twakivuze ni kubona hari ibikorwa by'ukuntu bimeze nk'ibitangaza, kubona rwose umuntu yiyemeza gukwa abakobwa 3 kugira ngo asubize icyo cyubahiro. Byagaragaye umuco yo gutanga, ariko nuko ari cyo kivugwa. Bavuga ko n'abana b'abanyeshuri mu nzira bahuye cyangwa se hirya no hino bagendaga abona ingorane mu buzima, diyoseze ye abakene bari barimo, yigishije abakristo barahari gusangira, ariko nawe ubwe agakora ku mitungo ye agafasha abakristo bo muri diyoseze ye. Bituma rero abonwa nk'umuntu utanga, ari nawe waje kubamo ikigeranyo cya Père Noël. Buriya Père Noël kuri Noheli wa wundi tuzi usura abana anyuze muri shomine, mu muco w'abazungu niko bavuga, abazaniye amakado, aje kubahemba ko ari abana bitwaye neza. Mu by'ukuri ni figure, ni ukugerageza kuvuga uwo muntu w'umutagatifu wakunze gutanga cyane, agaba ni Nikola wa Myre, niwe figure mu by'ukuri ya Père Noël. Akiriho hari imfungwa zari zarakatiwe urwo gupfa n'umwami Constante, ariko bakaba bari baramenye ko uwo mwepiskopi yigeze gutabara abandi bantu. Donc hari ubwo umwami Constante yatumye imfungwa 3 aho bari bagiye mu butumwa, rero banyura k'uwo musenyeri, donc umwepiskopi, bamenya ko hafi, donc inkuru yari yaramenyekanye ko yatabaye abantu 3 bari bakatiwe urwo gupfa barengana, arabarenganura, ntibabe bagipfuye kandi bari bageze ku munota wanyu, mbese bararokoka. Iyo nkuru rero bamaze kuyimenya, ubwo bavuye mu butumwa bagarutse kwitaba Constante, nabo mu minsi yakurikiyeho baje guhamwa n'icyaha batari bakoze, nabo bakatirwa igihano cy'urupfu, kandi nabo barengana. Bahise rero biyambaza basenga Imana cyane, baniyambaza umutagatifu akiriho, bati nk'aho bakabwira Imana bati nk'uko uriya mutagatifu yatabaye bariya, natwe mutwoherereze atuvuganire. Muri iryo joro rero umwami Constante yarose inzozi, yarose umwepiskopi Nikola wa Myre amubonekeye, donc nk'ibonekerwa, aramusobanurira, aramubwira ati uramenye bariya abantu ni inzirakarengane, abasobanurira ko atari bo nyir'icyaha. Hanyuma bucya mu gitondo umwami yahinduye igitekerezo, ba bagabo 3 barakoka batyo. Icyo ni igitangaza gikomeye yakoze akiriho. Ikindi bavuga ko yazuye abapadiri bari baracumbitse ku muntu ari abagenzi, hanyuma arabica.
ntabwo inkuru nasomye ibivuga neza uko yabimenye ngo abazure, ariko bavuga yuko niwe donc wamenye inkuru yuko bapfuye hanyuma arabazura. Ikindi bamuvugaho nuko kumva ye aho yashyinguwe, aho Myre nyine, uretse ko ibisigazwa by'umubiri we baje kwimuka bikajya ahandi hantu mu Butaliyani, kubera aho ako gace Ubugereki kari karafashwe n'Abayisilamu kugira ngo batandabuza, rero iyo mva ye bimura umubiri we. Aho ngaho rero yarashyinguwe bwa mbere havutse isoko, bavugaga yuko abanyweye kuri ayo mazi bakira indwara. Urumva rero uyu mutagatifu ni umutagatifu udasanzwe. Abitwa ba Nikola bamwiyambaza, n'abitwa ba Nikola n'abandi wenda bafite ayo mazina yenda gusa gutyo ntaramenya. Mwese mbifuje kuryoherwa n'ubu buzima bw'uyu mutagatifu mwahisemo, kandi natwe twese mwumva ko mu buzima bwacu bwa buri munsi tumukeneye, ari mu ngo zacu, ari mu bana bacu, na Père Noël twegereje kwakira impano ze kuri Noheli. Twizere yuko tuzaba tuzirikana cyane uwo muco wo gutanga. Murabizi ko bukeye bwaho bwa Noheli haba umuco wo gupfundura amakado. Ni amakado Père Noël aba yazanye, nicyo bishatse kuvuga. Ku bana nicyo bivuga, ariko ku bantu bakuru bishatse kuvuga ngo ese iyi Noheli uzayisangira nande? Ese iyi Noheli uzatanga iki kuri indi? Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.